reba umutoza sha, reba urimo uramubona, urimo urabona uwo mukobwa w'umutoza utoza abantu siporo, urimo uramubona, reba n'uwo mugabo, urimo urababona, reba sha, reba. Nta handi, aha ni muri Krausi Fitness Gym ku Gisozi, ruguru ya kaminuza ya IERK, no honyine mu mujyi wa Kigali hari gym igezweho itanga serivisi ku biciro bito cyangwa se byo hasi, harahendutse kandi nanone hari abatoza babigize umwuga bafite uburambe. Nk'uwitwa Fils afite uburambe bw'imyaka 20 mu gutoza abantu siporo. Ikaze nanone kuri Pin Rwanda. Uyu munsi rero tuvuye muri siporo, tuvuye muri Krausi Fitness Gym. Ni gym rero, ni fitness gym herereye ku Gisozi, ubwo ni mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo hano mu mujyi wa Kigali. Ni gym hamaze igihe, ariko nanone uyu munsi habayeho ibikorwa byo kugaragaza ku mugaragaro ko yagutse. Nitwa Karinda Emile, bakunda kunyita Fils, ndi coach muri Krausi Fitness Gym, nkaba coach muri Max Fitness Gym. Hanyuma tugusanze niho ngaho musanze ni muri Krausi Fitness Gym. Hanyuma ibikorwa byari birimo birabera hano ibi twari turimo turafungura New Krausi Fitness Gym, ni gym twavuguruye dufatanyije n'abafatanyabikorwa, harimo Krausi Fitness Gym, harimo Krausi Bar, kugira ngo twuzuzanye service dutanga kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Dutanga service yo gukora sport bita aerobic buri gihe nimugoroba kuva saa 1 kugeza saa 2:30, ndetse no ku cyumweru kuva saa 1 za mu gitondo kugeza saa 2:30 z'amanywa. Dufite icyo bita guterura ibyuma abenshi muzi. Aha ngaha hari imashini, hari tapirura, hari amagare abakeneye kunyonga, nabyo muri gym buri gihe ibifunguye kuva mu gitondo saa 12 kugeza saa 4 z'ijoro. ibiciro byagaze bite? Ibiciro séance ndavuga gukora rimwe, kwinjira ukaza ugakora, ni amafaranga 2,000 by'amanyarwanda. Bivuga ngo ni kuva uko winjiye kugeza usohotse. Ntabwo tugira igihe, ufite imyuka wakora kugeza igihe ugize, ariko tukagira icyo bita abonema imara ukwezi kose. Ni amafaranga dufite discount muri ino minsi ni 20,000. 20,000 ugakora iminsi 30. Ndetse twaba dufite n'ikindi gice cy'abana bakinira hano umukino wa karate, bakaba bakora kwa gatandatu no ku cyumweru. Dufite ibyuma biri karite, dufite ibyuma byiza, dufite aho bitegurira heza, dufite ikibuga cyo gukoramo aerobic cyiza, dufite step nziza, dufite abarimu babizoberewe aribo ba coach mu ngeri zose, kuva kuri aerobic kugeza guterura icyuma, kugeza gukora swat, kugeza ndetse no kuba metre ba karate. Aha rwose muri Krausi Gym ibintu ni okay. Icyo tubwira abanyakigali niko imiryango ifunguye ya New Krausi Fitness Gym, ndetse tukaba dufite na iruhande rwayo na bare yitwa Krausi Bar, nayo rwose waza ukicira akanyota nyuma yo gukora siporo. Icyo rero tubwira abanyakigali niko batugana. Contact rero za waboneraho ubuyobozi bwa Krausi Fitness Gym, twavuga nimero ya telefone 078 20 61 64. Ndasubiramo 078 20
61 64. Ubushobozi bwo kwakira abantu ku munsi dufite ubushobozi bushobora kwakira abantu barenga 100 mu byiciro cyangwa 150, ariko twaba dufite salle ya aerobic ikoreramo abantu barenga 50 rwose, abantu 50 turabakoresha. Iki gikorwa cyabaye hano hanze kizajya gihoraho? Igikorwa cyabaye hano hanze kizajya gihoraho, tuzajya gikora mu bihembwe, tuzajya gikora buri gihe nyuma y'amezi 3, duhuza abasportifu bo muri Gisozi ndetse no mu mujyi wa Kigali wose. Turabashimiye, murakoze cyane. Nta handi rero namwe ntimutangwe, hamagara izo nimero Fisi, umutoza uzwi nka Fisi yababwiye za Karawusi Fitness Gym, kugira ngo nawe ujye ubona aho gukorera siporo heza hakunogeye, hari umwuka mwiza, hari akayaga keza kandi hahendutse mu mujyi wa Kigali. Umutoza ugezweho ugutoza ukaba physically fit. Nge nitwa Daniel Dushimumuremyi, mukore subscribe ndetse muna sharing iyi video abandi babone aya makuru meza. Siporo n'ubuzima, duhura ubutaha.